Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. Yes guys, suhuze cyane mbifuriza amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza aho muherereye cyane, mukomeze mugubwe neza. Wowe utameze neza ni mu minota mikeya cyangwa se mu mwanya uri imbere birashoboka ko mudu yawe yahinduka ukawongera rwose ukagubwa neza cyane. Yes, kuri uyu munsi Fly TV Rwanda turabashimira cyane, ni byinshi cyane mukomeza kugenda mukora, ni byinshi cyane mukomeza kugenda mugaragaza urukundo. Muri iyi minsi Fly TV Rwanda turazamuka umunsi ku wundi, we never disappoint. Yes, kuri uyu munsi niki kituzanye? Uyu munsi tugiye kuganira ku ishusho ya nyayo noneho. Ese urugamba rugeze hehe? Ese M23 ndetse na FARDC, ndavuga Sadec, nkavuga Monesco, ndetse nkongera nkavuga tukavuga kuri Wazalendo. Ese East African Force bimeze bite? Ibyo byose, ishusho iri hagati y'ibyo bintu byose tumaze kuvuga, tugiye kubishyira ahangaha rwose hasi ku isahani, dusangirire ku isahani ya politique hamwe na kibaruma. Yes, reka duhere kuri FARDC, ubwo ndavuga igisirikari cya Kongo. Ese nukuvuga ngo urugamba cyangwa se M23 kugeza ubu ngubu tubanze tubaha ishusho y'ukuntu bimeze. M23 imaze gufata imihanda itari mikeya ijya mu mujyi wa Goma. Benshi cyane abantu batari bake bakomeje kugenda babeshya bavuga bati M23 yamaze gufata Goma yose. Ntabwo ari byo. M23 ikintu imaze gukora, icyo navuga cyo nuko yamaze kuba yakongera imihanda. Bo baragenda bafata imihanda ihuza Goma n'utundi duce. Ubwo ndavuga umuhanda uhuza Goma na Bukavu, umuhanda uhuza Goma n'utundi duce dutandukanye, harimo nk'uyu muhanda nyine. Ubwo ndavuga umuhanda ujya umuhanda ujya Bweramana, umuhanda imihanda myinshi cyane ikomeje kugenda yigarurirwa na M23. M23 ni ukubera iki itari gufata Goma? Kandi koko imihanda, imikoranire ya za Bukavu, imikoranire ya Nord Kivu, imikoranire ya handi henshi hatandukanye na Goma bayihagaritse. Ni ukuvuga ngo natwe like nk'abamaze gusobanuka muri politique, mwe mukomeza gukurikirana na Fly TV Rwanda, nta yindi mpamvu yihishe inyuma usibye ko M23 irimo iravuga iki. Muri Goma niho hari Monesco, Goma hagati niho hari Sadec, Goma hagati niho harimo FARDC. Birimo byose birimo biragerageza kubungabunga amahoro y'uyu mujyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze ngo M23 iyo irashaka kubanza yagotera hanze uyu mujyi wa Goma kugira ngo ibi bikorwa by'umunsi ku wundi bihagarare, ari nayo target bashaka kugira ngo bizabe intandaro nziza cyangwa se isoko nziza izabageza kuri ubwo nyine ndavuga kuri Goma, bakayifata nk'agace bafiteho target. Yes, iyo ni ishusho y'uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Iyo ni ishusho y'ukuntu urugamba rumeze. Ni ukuvuga ngo habanje gupfa abasirikare b'u Burundi, barongera, byose turagenda tubivuga. Okay, yes, tujye kuri Sadec. Mu kiganiro cyashize twaganiriye kuri Sadec, turavuga tuti Sadec niki? Sadec ifite izihe nyungu mu kuba iri muri uyu mujyi wa Goma, mu kuba yaraje kubungabunga amahoro? Ese Sadec ko uduce dutandukanye muri Kongo dukomeje kugenda dufatwa, ese Sadec ni uwuhe mumaro iri kugira mbese mu kuba barwanya M23?
mujye hasi muze tujye ku isahani turye. Amakuru ahari ni uko M23 ni igisirikare cyaje cyangwa se ni umutwe waje ufite imyitozo ihagije. Ubwo ni ukuvuga ngo mu magambo make M23 ikomeje kunyeganyeza imbuga n'ibinyamakuru byinshi, aho na za Al Jazeera zikomeje kugenda zivuga kuri M23. M23 ni umutwe waje ufite imbaraga, umutwe waje witeguye intambara, ni umutwe waje uzi eske niki duhanganye nacyo, ninde tugiye guhangana nawe, ese ni izihe strategy z'urugamba, niki tugiye gukora. Ibyo ngibyo rero biba imbogamizi ikomeye cyane yatumye Sadec n'abasirikare bayo, ndavuga ubwo ba Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, baravuga bati ese turamutse dukoze ikosa tukajya mu ntambara cyangwa se tukishora kuri M23 hakagira ikibazo kiba ku basirikare bacu, ese twasubira mu gihugu cyacu cyangwa se abaturage b'ibihugu byacu twabatangariza iki ko uyu mutwe wa M23 ukomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu kiri hagati aho, umutwe wa M23 ni umutwe ukomeye cyane, ni umutwe ureba ukavuga uti rwose mbese ubwo ni ukuvuga ngo Sadec yagize ubwoba. Muri make Sadec kugeza ubu ngubu iracyari mu biganiro ivuga iti rwose FARDC kubera iki mwe bwanyu mutimanukira ngo murwane. Gusa nanone tubibutse ko Sadec y'ubwayo yaje ku gikorwa cy'ubutabazi ariko mu nyungu za politike, baje mu nyungu za politike mu rwego rwo kuba barinda uduce dutandukanye muri Goma, bakabucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi byinshi bitandukanye, byatumye Sadec y'ubwayo kugeza ubu ngubu mu minsi mike bidashobora gutungurana ko Sadec ishobora kuba yasubira inyuma bagataha mu bihugu byabo. Sadec ni igice kimwe tuvuyeho. Tuganire kuri Monusco, isahani hasi ya politike, muze turye. Yes, ni ukuvuga ngo igisirikare cya Monusco cyangwa se Monusco ishinzwe kubungabunga cyangwa se bafite ibyicaro mu ndavuga bwo mu mujyi wa Goma wo kuba babungabunga amahoro, ariko kugeza ubu ngubu rwose mu mujyi wa Goma nta kintu na kimwe twavuga ngo kirimo, twavuga ngo umujyi FARDC irimo communication yabo bwabo ntabwo imeze neza. Monusco ikibaza ese niba ubuyobozi bwa Kongo bw'ubwabwo budashobora kuba bwashyira hamwe ngo imyanzuro meya wa Nord Kivu afashe ihure n'imyanzuro meya wa Goma afashe, bihure n'imyanzuro itandukanye ya perezida, ati ntabwo nkatwe Monusco ari twe tugiye kwishora mu mutwe wa M23, umutwe nk'uyu nguyu ukomeye. Niho hari guturuka amakuru yuko imitwe igihugu FARDC ko ishobora kuba yatsinzwe na M23 kubera ko bamwe mu baje gufasha FARDC cyangwa se Kongo bose bakomeje kugenda basubira inyuma. Ibi ngibi biratanga iyihe shusho? Ibi ngibi birerekeza he? Ibi ngibi rero bikomeza kugenda bitanga ucyuho ndetse navuga bisiga icyuho mu mutekano wa Kongo, ndetse bigatanga urwaho ku basirikare ba M23 bakomeje kugenda ahubwo bagenda bataka indi mihanda, harimo nk'umuhanda nyine uyu nguyu twavuze ujya i Bukavu wamaze gufatwa bugwate rwose. Hanyuma tuvuge kuri Wazalendo yaraje subirayo kubera ko babonye ko M23 ari umutwe ukomeye. East African Force yaraje igerageza gufasha Kongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bivuye inyuma Kongo irananirana. Ibi ngibi nabyo bikaba ikindi kibazo. Kongo ubuyobozi, ndavuga Felix Antoine Tshisekedi ubwe yabuze ubushake, nta mbaraga afite mu gutegura, ntabwo ari umuteguzi mwiza w'ibijyanye n'intambara. Hanyuma tujye ku Burundi na Kongo. Twebwe Fly TV Rwanda mujye mufata isahani muze turye. Isahani hano irahari, muze turye ibiryo byiza bya politike, tumenye ese niki kiba kijya mbere.
ni ukuvuga ngo tugaruke kuri perezida w'u Burundi, ubwo ni Ndayishimiye Evariste, perezida wa Repubulika y'u Burundi. Nta wundi mvuga, uyu nguyu ni umujenerali azi iby'intambara, ariko se we niyihe nyungu afite mu kohereza abasirikare be mu gihugu cya Kongo bakicwa, aho kugira ngo ahindure strategy, kugira ngo agire ikindi kintu yongeramo, ubwo ndavuga muri politiki, we akazana ahubwo abandi basirikari nabo bakagenda bicwa mu buryo nk'ubwo ngubwo. Turabizi mu minsi yashize, nta minsi ibiri ishize, abasirikari b'u Burundi bishwe. Ibi ngibi, uyu mubano wa Felix Antoine Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye ni iki bahisha? Ikintu ukuri navuga guhari hagati aho, nuko abasirikare ndavuga sorry, abasirikare ndavuga Ndayishimiye Evariste ubwe afite ikintu twakwita inyungu ya politiki, nawe niko twabivuga, inyungu muri politiki, kubera ko afite amafaranga yakiriye ahawe na Felix Antoine Tshisekedi mu rwego rwo kumwohereza abasirikare. Ariko ngo Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo agere ku cyo ashaka, arimo ntacyo yitayeho mu gihe yakira ipinda ry'amafaranga agateza imbere umujyi we, ubwo ndavuga iyo Buruja n'ahandi, ntabwo yitaye ku basirikare yohereza. Ni mu nyungu z'iki? Za politike. Abaturage b'i Burundi kubera iki batamagana ibi bintu? Barahari kubera iki abasirikare babo bakomeza kugenda boherezwa kubw'inyungu z'amafaranga? Amafaranga aragenda akaza akongera agasubirayo. Icyo ngicyo tukiveho, twongere tugaruke kuri East African Force, ari nayo dufungiraho. East African Force ni ukuvuga ngo ni bya bihugu bibumbiye hamwe muri East African Community, byanze gutanga umusada wabo mu kuba bacunga umutekano muri iki gihugu, ariko nyine nanone ibyo ngibyo bigatuma habaho intambwe iri ku rwego rwo hejuru ikomeye yatewe na M23, kubera ko amategeko y'intambara ntabwo arimo arubahirizwa, amategeko y'umutekano w'ibihugu bikikije Kongo ntabwo arimo arubahirizwa. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu rwose twavuga ngo Felix Antoine Tshisekedi ari mu maboko yo kuba yafatwa na M23, ubwo ndavuga ntabwo ari ufatwa n'uduce cyangwa se bimwe mu bice bigize igihugu cye harimo nka Goma. Ese mu gihe badangariye ku mutekano wa Goma, mu mutekano wa Nord Kivu, umutekano wa, ubwo ndavuga nyine Kivu y'uburengerazuba, ese hari gukorwa iki? Ese ntabwo ya mitwe yindi iri muri Kongo ntabwo bihereza urwaho? Ibyo ni ibibazo twibaza. Ubwo ni ukuvuga ngo mukibyumva, ibyo nibyo biryo tuzarya mu kiganiro gikurikiyeho. Mukibyumva murumva muti eske ni gute wa mugani biri buze kurangira. This is a Fly TV Rwanda, amakuru menshi agezweho tuyabagezaho. Gusa amakuru arimo agaruka avuga yuko ngo Goma yafashwe, ntabwo ari byo, kubera ko baracyari muri iyi mihanda n'imisozi itandukanye, niyo bagifata, ndavuga M23. Iyi ngiyi ni Fly TV Rwanda, duterwa imbaraga n'umuhate n'urukundo mutwereka. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.